Murakaza neza ku Igika TV channel ikwigisha amategeko y'umuhanda ukava mu gutangira ukagera ubonye provisoire. Andikamo amategeko y'umuhanda igika cya mbere, uhere ku gika cya mbere ugeze ku cya gatanu, ube wemerewe kubona gukora provisoire kandi utsinde ukoze rimwe. Uyu munsi tugiye kureba neza bino binyabiziga bine ni ikihe cyari kiri mu ikosa, ndetse tunasobanukirwe neza amategeko y'umuhanda akubiye muri ibi bimenyetso biri hano kuri uyu muhanda. Bano bayobozi bane ni uwuhe ugaragara ko yari ari mu ikosa? Uko bigaragara B, A, D na C bose bari mu muhanda nyabagendwa, ariko turashaka kumenya ninde wari uri mu ikosa. Ubundi ikinyabiziga iyo kigiye kunyura ku kindi kirabanza kikareba ko nta kigiye kukinyuraho inyuma yacyo kugira ngo kitacyitambika hanyuma bigakora impanuka, ndetse kandi nanone kigakurikiza ibimenyetso byo mu muhanda nyabagendwa. Muri kubona ahantu hemerewe kunyuranaho haba hari imirongo icagaguye yegeranye y'ibara ry'umweru cyangwa ry'umuhondo, biba byemewe kunyuranaho. Icyo ni icya mbere. Ubwo bigaragara ko B yamaze kubyica. Hano yashatse kunyuraniraho ntago bino bimenyetso bihari. Tujye kuri A. A ari mu buryo bwiza mu ruhande yemerewe kugendamo. Ikinyabiziga cyose igihe umuhanda ugizwe n'ibisate bibiri, umugenzi yemerewe kugenda mu gipande cy'uburyo bwe. A ari mu kuri. A ntago ari mu ikosa. Noneho tujye kuri C. C, umuyobozi yemerewe kugenda mu ruhande rw'iburyo mu gihe ibisate by'umuhanda ari bibiri. Nawe ari mu ruhande rw'iburyo bwe, nawe nta kosa arimo. Noneho D. D yashatse kunyura ku kinyabiziga amategeko y'umuhanda ibimenyetso byayo byarabimwemereraga, ariko ntiyari yarebye ko imbere hari ikindi kinyabiziga kiri kuza. Hano uri mu mafuti cyane ni uwa B, ariko na D nawe ari mu mafuti, kuko ntiyabanje kureba ko imbere hari ikinyabiziga cyatangiye kuza. Uri mu makosa hano ni B. Bakubajije wavuga ko ari B. Hano nuko twashatse gusobanura byose. D niwe wakabaye akurikiraho kuba ari mu ikosa, ariko ibimenyetso byo mu muhanda biramwemerera kuba yanyura ku kinyabiziga, ariko ntiyabanje kureba ko imbere hari ikindi kinyabiziga cyatangiye kuza. Uri mu ikosa ni B. Murakoze gusobanukirwa neza ibi bimenyetso by'umuhanda tubigishije, ndetse n'uburyo bwo kugendera mu muhanda. Niba wigira provisoire cyangwa utwara imodoka, ni ngombwa kwitondera kunyura ku kinyabiziga utabanje kureba ko hari ikindi kigiye kukunyuraho, cyangwa se utabanje kureba ko hari ikindi kiri kuza. Bino binyabiziga bitewe n'umuvuduko byari biriho, iyo bikomeza hari kuba impanuka ikabije kandi hakaburiramo n'abantu. Kandi mu by'ukuri impamvu twiga amategeko y'umuhanda ni ukugira ngo tubashe kwirinda impanuka. Murakoze gukurikira video yacu ku Igika TV channel, mukande subscribe dukomeze kubana. Murakoze, mugira amahoro, murakarama.